Murakorana cyangwa umwe muri bo n'umukunzi wawe? N'abagabo bose n'abakunzi banje ariko nyine turanakorana umunsi ku munsi. None hari n'igihe umuntu akwandikira negative comment kugira ngo umuvugishe, urabizi? Yego. Kugira ngo arebe ko nyine uza kumusubiza muri comment. Cyangwa ukamwandikira inbox. Uramwandikira? Namwandikira urinde se? Ngo hey ngumeze utese. Ngo narakwishimye nyine umvatangiye kwandika ibintu ukavuga ati se bihuriye na comment yaje kwandika nuko usebye abantu gusa. None se ntabwo wamubwiye ngo kuko wambwiye ko nakwambaye n'iki? Umwana twakiranye n'indera mwiza shawo teye neza bamwita Pina yakinye Kwanyagisa ari umugoma nyanga. Ntabwo yize umukunda nde PKG nyine umve ngo yakubera boyfriend. Oya welcome my YouTube channel. Nongeye kugaruka rero uyu munsi noneho nazanye na wa mwana w'iwacu arimo aranyiryaho ngo agiye guceceka ngo ntago ari buvuge ngo amateka ngo yo mu Gatsata. Gatsata ni kwande kwa Rocky. Reka nkubwize ukuri mutumva nakubeshye mu Gatsata amaze kubona ko haturuka abantu badanje. Guteze so abantu badanje uzibo mu Gatsata ni bande Rocky papa cya wow byose ndi kukubwira nyine nawe uri kuza nanjye naje nje kandi ntago uzasubirayo mu Gatsata. Mu Gatsata wonje nsubirayo gusura mu rugo ntabwo kibayo kare none se akudakira ukigirira ibyarya gutyo waswa nywa mu Gatsata nayenze ko ikiba mu Gatsata mu Gatsata ntabwo nyibayo meze neza ariko meze neza. Uri kuri Rukotana TV show rero turakwakiriye. Yego murakoze. Uyu mwana ugize akana keza ariko ugize akamarayika nkawe. Koko. Arewe. Barabizi ratanze umwana mwiza. Amazina yawe bakwita? Amazina yanjye bayita Daniela. Sana se. Danse dada, wanyanze kuri dada. Nanjye muze kuri dada. Yego. Aha. Ugiye kwiganira rero ku tuntu dukeya ku rugendo rwawe rwa sinema cyangwa se rw'umunyamakuru. Usigaye ukora ibinyamakuru uri umufilmeka uri iki nyine nawe ibintu. Actrice ndi no mu YouTube. Byose ndabikora. Ubona ikintu cyavuye ari giki muri Ruganda nyine urimo rwa sinema? Byangoye. Like nibe nko mu binyamakuru se. Reka duheremo aho watangiriye. Ubundi ujya kwinjira muri ibi bintu watangiriye. Urahazi wowe. Ndahazi ariko bari ntago abakunzi se barahazi. Okay. Yakwinjira muri ibintu niwe wazanye bambwiye tujye gukina filme. Njyewe urambeshye. So wirukata ni wowe ntabwo kuza kumfata mu rugo mbwira ngo se ngo wazaje no gushyira muri film ntabwo ati ndabikunda ariko wamnashobora ko nabishobora uza kumfata icyo gihe kumwe na Derek mu modoka ibyo bwa ndabyibutse uraza kuntwara ndabwira ati rero ntabwo nzi niba ndi bushore no bintu turagenda natinze rimwe ngaho ubwo ajya usatwa acting byibuka ndabyibuka ni muri etage uginisha kugira gushwana na Kanatasha. Ira film yari nziza sha. Film yari nziza no kuri mana we haryo bahitaga mu gihugu. Ntabwo nyibuka sinyibuka ariko ikintu cyo nibuka ko nari mfite mushiki wanje wanga abagore banje nonje nkaza ndi uri kasha Mwana yaje ako shana kuri Imana ngombe birabihe Mbese ukambwira ngo mani nguzi ku actinga ako ngewe reka mubwize ukuri nagugiye nguhamagara ishuro nyinshi bura no mu bantu nagiye nzana mu bantu nishimira nazanye nkabona nyine ndishimye barakomeje sha uri umwe mu bambere abazika abandi bose nta numwe wigeze ukomeye abandi nabonye disi barabitse oya Raduse ariko ntabwo nari muzanye Raduse bura n'umuntu wa kera muri sinema. Yego. Ahubwo nuko twari turi gukorana. Natasha nabo bakoraga. Kandi n'umwactrice utebwa Natasha. Wadanje. Ariko ikibazo cya Natasha bino bintu ntago abikunda. Umuntu nabonye ubikunda wasigayemo ni wowe. Ndabikunda fo. Ariko ari ikiganiro wakoze ejo bundi uri ku Gisenyi uri kumwe na Nzovu. Nzovu mba namusohokanye nyine Nzovu no umuntu dukorana kuri YouTube we na yakanyine bana babizi barabibona. Murakorana cyangwa umwe muri bo n'umukunzi wawe? N'abagabo bose n'abakunzi
banjye ariko nyine turanakorana umunsi ku munsi mu biganiro byinshi baba biganjemo barabizi. Ese ni ikintu ushaka kubaza ko umaze kugera kuri njye mbona waragize kuri level ya danje? Ntabwo nayiti ya danje ibindi biracyari. Nese ntabwo ujya mu gatsatukana abantu bari kuvuga ngo kuye bya bindi nyine byo bantu oyagabanya aho ngaho. Ntabwo bari wajya mu gatsatu uri kuzamuka ariko ujye n'uyugi iwanyu uzamuka n'amaguru banze urebe ati ubundi sigaye nzwi bingana gute. Unari kureza oya ntabwo ari kure kuva hariya ku bigega ujya mu rugo iwanyu ni kure. ntabwo wahagera pe. Basi uzaza utegera ahandi haruguru kuri polisi ujye ugenda n'amaguru hariya kuri polisi kugira ngo ubanze upime ikirere ukuntu gisigaye gihagaze. Ubuse n'abantu bajya bagwamaga bavuga ati dada twakubonye. Ntabwo wabura urabandera n'isoni ngashaka kuvuga ntabwo ari njye. Ese ubu ni igiki wishimira muri bino bintu? Igiki wishimira? Nishimira byinshi. Cyambere nishimira yuko nabikoze mbikunze nkabona biriciyemo cyo cyambere cyane nishimira. Kandi bwo ukirangiza kwiga shaka nyine nani tukimenyana tukinago tuziranye kera wo ukiyambara uniform ako ndashaje. Urashaje uyu mwana muzi acyambara uniform ubanza harigaga nko mu wa gatatu. nkubona nk'umuntu nk'abantu nyine uvuga ati uyu muntu kwishuri namubagara kangura amata nkagutangurira amata ariko ni byiza kamubwiza ukuri njye Imana izagufashe uzagere kure kabisa. No kuri Imana irabizi kandi ndabizi ko izabikora. Ndabizi ko Imana izabikora pe. Izabikora kandi yarabikoze byararangiye. Ese ntabwo ababyeyi bigeze bageraho imbogamizi ngo dore noneho wavuye no mu rugo ngo warakuze nta n'ibyo narinzi? Ntabyo narinzi ko wavuye mu rugo warabimbwiye ngira ngo ni imikino. Oya mu rugo nyine impamvu nahavuye nta yindi ntabwo ari ukundi gukura ahubwo ni uko nyine urabona mu gatsata niba utamuso kandi akazi gakorera hano urabizi akenshi ukorera hano ubwo n'ubundi uba muri hano hafi Kibagabaga ariko urabona muri karitsiye y'abakire mwana wanze ariko mu ndebe nta fata yawe nzi ni ukuri ko nagura uvugisha ukuri arangura warayinyemera ariko nagura yingura ni pikiji wayinguriye Piki, nagara wishyura afata namwe. None si ukuvuga. Niwe wayishyuye. Ego. Niwe wayishyuye. Byanyabyo niwe wayishyuye kuko ahubwo uyu munsi ni ugomba kumva. Ako siko namwe inzoga ibaze ifata y'igihumbi yaramunaniye. Ntabwo unywa inzoga harya. Ntabwo njya nywa inzoga sindanywa n'inzoga kuva nabaho. Yego. Ubwo si bwo fata y'igihumbi yase. Kandi sinarinza fata. Na burushete ebyiri. Ntabwo byo byananira uyu munsi ugiye guhostingira usiga ngo na hostinga mwana usiga hostinga ku mafishi bumeze nawe usiga hostingira agana he terwa naho bamaye akazi ariko cyane muri The Rush no usiga hostinga. Abantu rero bakunda dada cyangwa se Daniela bagiye baza The Rush baze banywera agacupa igo banywera agafanta hando wigiza ariko mana iyo uri kumwe na yagakomana uba wasaze njye uri kugigira nk'umuntu nyine agapfubyi ntabwo ndi kukwigira akantu keza nyine nuko none tuzajya ngo mbigenze gute ko wigize nyine nkaho nyine nta kintu cyabaye cyane nuko njye nawe tuziranye nkuziza amana. Ese n'abana bo mu gatatu bajya guhamagara gati natwe wazadushyize ngo mbaze ko wazadushyize muri filime batsegeye ko ntandika filime nari na director nanjye ako wazareba umwana ariko hari umukobwa mwakoranye shaba mwita nde mwiza shaba muri filime yo mu cyaro yitwa nde Pina wo mu cyaro filime yo mu cyaro kuntu niba mwari muri gukina kwa Linda ako Linda yarananyanze rekana namusoza Linda ndagusoza nubwo wanyanze umpana ntabwo mujye muhurira hano ntabwo nkunda kurega ntabwo ngikunda kuzana kwa Pikiji sigenza ako ngiye kongera kugaruka kuko none sinabwo kujya nza gukorera ahangaha umwana twakiranye n'Indera mwiza shawo teye neza bamwita Pina yakinye kwa Nyagiso ari umugoma nyanga akwanga abahe abakicukira nawe Niki so kutajya umuzana mukorana ikiganiro ntabwo yaza abari ku ishuri yiga muri university abari ku ishuri niyo mpamvu
nabonye nawe ari sawa mu bintu byo kwatenga arabizi arabizi mwana arabyumva arabizi byatari arabyumva rega iyo ukora ikintu cyose ugikunda dakiro uragishobora pe njye sinzi uko nzi kwatenga ahubwo nuko mbikunda iyo n'ubwiza ngo burakonta ariko muri sinema abantu ngo babwiza agasura kawe utazi gukina ukagira agasura kawe ariko karango gakurura nuze kunga abantu bakureba nyine n'ikintu aba diaspora ngo bameze ngese karamurangizo zijya zifata n'aba diaspora bameze gutya kuri wowe ntabwo se baje ese kuki utagitanga nimero ngo bazajye bakwandikira aba diaspora wasanga ari umudiaspora gukunze nyitanga kuri social media zawe nawe ukoresha imbuga nkoranyambaga na Instagram ugira na TikTok ugira naki ndenze fata ndandike kuri status oya urazipininga hariya kuri profile yawe so witangiye kwigira uwadanje ntago ari kwigira umuntu wadanje ariko nawe izo ufite zirahagije zirahagije pe so kwigira umuntu wadanje uburyo wagera ku rwego rwo gupininga nimero zawe koko imbogamizi wahuye nazo muri uruganda ni negative comments zonyine negative comments nese ubugira ngo baze bakubwira ngo uri mwiza ngo watinze neza uburyo baze bavuga gute nyine ntabwo oya ubu ngubu maze kubimenyera narabimenye ariko nkiza nicyo kintu cya mbere ni nk'iyo comment yakubabaje ntabwo nayivuga bavuge comment yakubabaje oya mbwira comment yakubabaje uvuge ati yarambabaje nyine abantu baba batariye nawe urabazi abantu baza muri komite gutukana nase kutavuga ibintu cyangwa utambara nabi cyangwa ahantu ukiri usigaye ukina uri umugome njyewe uzi abantu ukuntu bateye ntabwo bajya baburaho umuntu comment mbi never nubona umuntu ukavuga ati umuntu afite comment nziza gusa ariko ushobora gushiduka usanga bari abantu bateyeho comment ari abantu bamuzanye za gatsa ari amafeka ari abantu mwiganye ugasanga arasanzwe nakwanga mu buzima busanzwe kamba gutere story ejo rero ibara rageze no kwiyo comment ari kuri TikTok nani post nyaka video biraho ngaho njya kona numva ngiya usuku tambura bitanya kumustokinga ndamuga musheri nakwambuye ikigomona nakuze ngiya usuku tambura wasanze se umurimi nyine nahise nsibiye comment vava ndavuga njye kumustokinga uramwandikira bitamwandikira nyine yanabanje kumurenta uyu muntu ntago muzi no hari n'igihe umuntu akwandikira negative comment kugira ngo umuvugishe urabizi kugira ngo arebe ko nyine uza kumusubiza muri comment cyangwa ukamwandikira inbox uramwandikira namwandikira urinde se ngo hey ngumeze utese ngo narakwishimye nyine umvatangiye kwandika ibintu ukavuga ati se bihuriye na comment yaje kwandika ni ukusebya abantu gusa nose ntabwo wamubwiye ngo kuko wambwiye ko nakwambaye wumvisha ari kuzana ibintu by'urukundo rw'abahinde nese mwihorera ese mwibarize nta muntu urakwaka ruswa y'igitsina kugira ngo gukinisha ahantu wenda runaka nari nabona kabisa mbyumva babivuga ibyo bintu mbyumva babivuga mbyumva cyane nuko wawe na Pikiji w'ikiremba Pikiji ni ikiremba buriya ra Pikiji ntago ajya akunda abakobwa yego ni ukuri ntago ibyo bintu wari wamubonaho ibyo bivoro ntago ndabibona ariko ikintu cyo muziho nuko nyine we yubaha akazi nawe nuko yubaha akazi kurenza ibindi bintu byose rero kandi that's good ntago yize umukunda Pikiji nyine wumve ngo yakubera boyfriend oya kunda like nkuko nkunda abandi ukunda bisanzwe mu gihe umazemo muri uruganda ntabwo urabona umukunzi cyangwa n'undi waje umufite gute nyine kuba mukundana kuri iyi mihanda kuba mukundana kuri iyi mihanda ntawe utari imihanda arahari yitwa nde ntabwo ari ngombwa ko muvuga muhamagara ntabwo ufite nimero ze nimero zimba suba kwihakanye don't like it ugiye kubona ukananga kwa kundi bajya bakora ikiganiro n'umuntu abaye ngo ntabwo bya ntabwo birabona nabikora nko kubwira iyo gasana ngo dere iyo gasana ngo mpamagarire sheri nakora iyo gasana bikora nyine ape we nzapfiremo imbere bantendeke mbimenye nihangane ko ntagiye baze guhamagara umuntu ngo sheri wawe ninde kumva ntabwo ari wavuze natane kubita hasi ese reka mwibariza akabazo gatoya wenda ngira ngo ibibera mu ngo ujye ubibona kuri social media ukumva ngo ibintu natandukanye n'uyu
ngo uyu ngo yasanze umwana atari uwe ngo byagenze bite nk'umukobwa ukiri mutoya uri kumva uba wumva mu mitekerereze yawe urebye n'ingo ziri hano hanze wumva uzashaka bigendeye kuki kandi ubona ibimenyetso by'uko gusenya ari ibintu byiza nzashaka no kuri ntabwo nabaho nyine ntabwo nareka gushaka ko ni ibintu bigomba kubaho byange bikunde kandi cyangwa nawe uzamera nk'abakobwa bibyarira akana ko gaterekana ibyarira akana birangira oya biriya ntabwo nubwo baba babayeho gutyo numva ariko babahisemo ariko ndakeka batabyishimiye 100%. Ntabwo umwana wanjye nyine mba numva agomba gukura abona papa we na mama we babanye kandi neza. Ni igiki ubona amashuri wize byakomari? Of course reka nyine reka mbikubaze neza. Kuba warize ubona hari akamaro byakomari? Kare kanini kabyibushye. Nakaje njyewe ngo mu barista ni nabyo nize bimfasha. Ndi kuvuga muri segonderi pana iby'imyuga. Kuko barista si imyuga sobo. Nayize ariko muri segonderi. Barista wayize muri segonderi. Ariko nyine n'amasomo ku ruhande yanjye. Akamaro by'amarisi ni kanini pe. Bimpa agaciro byonyine kuba narize. Bitanga agaciro. Ntabwo nyine ubukanganya n'umuntu utarize, you know. Ubwo nizere ko na diplome yaje amanota meza. Ariho kabisa kandi meza. Ko nzi ko kira kigo wigagamo. Kira kigo uzi ni cya externe na mwana kose waje. Narahinduye. Asindake ibintu byose urabivuga. Ikigo ntabwo nyiyorera ikigo. Oya n'ukigo. Kimenjaniza nakane guta. Muri comment bazacu. Bajya bacyandika ngo twiganya hano. Ndazi sibe. Nubwo na comment ngenda ngirye, na comment njya ngira. Yego, niyo zije nkabona ziri kuvuga nahita ndisiba. Nanjye ntango n'umuntu uvuga nabi. Ngo hari umuntu ujye uzanga ko Derek twakoranaga twarashaka atandika ngo wewe ngo watukanye na Derek. Akahita bivuga direct. Hari abantu niba navuga ko baba bafite mind sense abantu tunabareka. Ako n'ubundi ipfa kuba warize. Ubundi aho wize ntago ariho ubumenyi hakwe ni bwanyapa. Ego. Ubumenyi hakwe. None kuba narize bimpa ewana bari ya danger. Wowe mu nzozi ufite zo nk'abantu baba bavuga ati ngewe anumva kuzajya muri iki gihugu mbagomba kuzajya muri iki inzozi ufite zo kujya mu gihugu runaka nizi. Igihugu nshaka kujyamo. Wumva uvuye mu Rwanda wajyamo. Wumva ufitiye inzozi n'amatsiko byose. Yego. Ciao. Namaze kwiga muri Canada ndakunda pe. Ukunda Canada? Kurenza Amerika? Amerika ntabwo nkiyikunda. Sinzi impamvu kandi nayikundaga kera. Ariko nari hararutswe. Wagiye ugaruka ubona nta byadanga. Wapi ntabwo ndajyayo. None warumva ikintu utarabona gute? Simbizi ariko Amerika nyine sinzi impamvu mba sinzi tu. Wumva Canada ariyo yawe? Muri Canada yego. Cyangwa muri bashaka no kujya mu Bushinwa. China se si bisanzwe si hari ubwo bisaba ibintu birebire. Ntabwo bisaba ibintu birebire ariko sinzi tu ndakunda. Hanyuma rero dusoza data sibyo? Ngiye kubaza ibibazo 5. Yego mana yanyu ibibazo byose daki. Ntago ari byi ako yumita daki mbazi ko nitwa rukotana namba. Nanjye mvuga rya zina ryo kwivuga. Oya da. Yasundi nge si dada. Nako we no kari keza. Umva mubwire twa dakimu irindi riri hati. Ndakwiyamye. Uragira ngo nanjye nzane ibyo mu gatsata. Ukuntu najyaga nkubona ni vumbi. Ni vumbi no. Daki ntabwo nagiraga ivumbi. Cyakuze cyo ikintu cyo nari nkuziho nuko abatipe bari baragusariye. Bavuga ati uyu mwana ewana hazakurira. Ahubwo niba byaragenze bite. Wagira bari babantu. Babukunda guri muri uniform. Bagiye bambiraga ngo narakuze muzaza. Nyine impamvu wamenye ubwenge. Cyaje bashaka gufatirana ukiri mu ishuri. Mwararakaye mwarahindutse. None ibibazo byanjye mbyihoreye cyangwa ikubaza? Baza nta kibazo. Ikibazo cya mbere. Turavugisha ukuri. Nakubeshya kuri. Yego. Wakoze segise ryari? Ntabwo ndayikora. Urazi twavuze ko tuvugisha kuri none wanze kumbwira. Ubwo si ikintu nyikora. Ikintu nyivuge.
baza nta kibazo ndagusubiza nise uri kumbeshya n'icyo kibazo cyawe nise ndi kukubeshya daki twarayikoranye koko ntabwo twayikoranye ufite umuntu wambwiye ko mwayikoze jewe nabikubwiye oya ntabwo ari wabimbwiye n'undi muntu wabimbwiye uwo muntu ushaka ubwo niwe wari okay icyo kibazo cyanjye abantu muri comment muze kujya umukobwa avuze yuko atarakora sex ari isugi uri isugi isugi kibazo cya kabiri itayari cyangwa byihore oya mbaza wowe ndagusubiza mva ndi straight unywa inzoga suba inzoga sundazinywa ntago nzinywa urundi oya ndakubajije uravuga hoya cyangwa yego unywa inzoga oya waba usomaho waba udasomaho unywa inzoga oya nazinywaga nanywaga kawaii kera none nako narakaretse ubu sigaye unywa iki fanta n'amazi batazagufata ifoto ufite ivide fanta n'amazi reka bazafata ifoto n'akavideo ufashe ivide wavugishije ukuri ntabwo unywa inzoga ntabwo unywa inzoga nywa amazi na fanta ikibazo cya gatatu uri umwe mu bakobwa nyine bashobora gukunda abahungu barenze umwe nyine tuvuge ukundana nanjye ukundanye n'undi muntu nyine ukabagira ari nk'abatatu watendeka ibyo bintu ntabwo bimbaho kandi ndabizi abantu iyo uhakanye ibintu kenshi bagira ngo uri kubeshya nk'icyambere nagihakanye icya kandi ubu bari kuvuga ati ndi kubeshya wowe vuga njye ndi kukubaza niwo mutima wawe ntabwo bijya ukunda umuhungu umwe yego umwe wenyine yego ikibazo cyanjye cya kane kumva ntabwo urasomanaho n'umuhungu wowe uravuga we yajyaye yego wacano yego icano yitwa Rukotene TV show yego wacano nyine ndakubajije nyine urumva baraza kwikuriramo ibyawe nyine wavuga ukuri utavuga baraza kwikuramo ibyawe yego Christ ntabwo urasomana n'umuhungu gusomana ubwo gute cyakora kereka niba ibyo uri kubatebye ndiko ari umuhungu cyera nabwo tumwana afite imyaka 3 ugeze ku makabisuka wapfuye arihuse atarabonaho umuntu bamusoma kwitaba yamaye akantu ka hano mfite imyaka 5 yonyine nabwo yagufata nk'agapucuri naho biherukira ahangaha gutya mbese ntabwo urasomana ni ako kantu wibuka ugifite imyaka 5 ariko ibaza uburyo wibuka akabizi ko kwitama by'imyaka 5 ndabyibuka ko nashatse kujya kumurega kuri mama imyaka 5 ukaba ukibuka bizi yo kwitama nukuri arajaza imyaka 5 ukaba ukibuka akabizi ko kwitama yego naho biherukira aho muri comment yaraza avuga ati ngone namukora ku gikuta ku ishuri n'amateka man uzi block zo comment sinzi kanazibone baba babeshya abo bantu ntago babeshya barabakuze nese umuntu ati yakitora kandika ibyo bintu atakuze bibaho ikibazo cyane cyangwa nyihono cyane nanjye umbaze wenda mubaze cyane mbaze ntari binayenda kubaza ibibazo byose mubajije hari na kimwe mbeshyemo na kimwe mubeshyemo byose biri okay inzu bamo ninde uyigukodeshereza no yikodeshereza ngenda yishyurira habaramutse hagaragaye umuntu wikwishyurira yigaragaje yabakoreye umugisha gusa nzi ko ngiyewe ninjye wishyurira inzu none wagize nk'umuhungu uzaga kwishyura inzu ntabwo wabyemera nabyanga kubera iki mbese wakumva ari nk'izuma kugira byaterwa n'impamvu aje kwishyurira inzu ni nk'iyo mpamvu mba yatuma atakwishyurira inzu ari ubu nyine kandi ari ibintu bigiye gusapotinga mu buzima ambwiye ati abaye ari umusore urugero nk'umusore nyine mutoya akanga ati nshaka kukwishyurira inzu first of all namubaza kubera iyihe mpamvu kubera iki nyine wanga ubugira neza n'ubugira neza nyine abaye ari ubugira neza nabwo yabimbwira navuga ngo mbere ko bakwishyura inzu ugomba gushyiraho tasi ugomba kumenya ngo ni ukubera ikintu usanze ari kuyishyura ugiye kuyisohokamo ugiye kuyigukura ugomba kubaza why okay nta bibazo ufite byo kumbaza ko ngewe twatuye ibibazo byawe si byo kubaza byakira
ni ibiki ibibazo byinshi kuri wowe ndabizi turabizi ntabwo mbizi tubiziranyeho ariko nanjye urambeshya urabizi ko hari byinshi umbeshya ni ukuri nawe tubiziranyeho njye nawe nese ntituziranye kumana yanjye ndaki reka dusoze ikiganiro wakoze rero nizere ko ibaze ko igihe twari tumaze uzi ko burya bajya bavuga ngo hagiye bamugana bajya bavuga ngo imbwa yihunguye ivumbi yicara ku meza niko bajya bavuga kubera iki nyine umeze gutyo umeze gute nyine kubera iki nyine umeze gutyo ku buryo ngiye ndinda kukwinginga ngo dukorane ikiganiro bunini wakawizana komana yanjye njye se wanyinginze uzi inshuro naguhamagaye yesu ubushimane kubabarire wigeze umwingingo twarane reka dusoze rero ndabashimiye Imana ibaho umugisha ngira ngo nakagaruka iyo ni umushiti wanjye bamwita dada iyo ngombwa tuzongera dukorane kandi tunakorana ubwo nyine ni akazi ntago mwinginga ariko ngo wabaye umunyamakuru she umwinfluencer nsezera cyangwa njye nsezera kimwe muri ibyo ndagusezeye utagenda wahakunze